Hello guys, turabashuhuje nanone mu izina rya Yesu. Twari tumaze iminsi dusa nkaho tubuzeho kuri ya gahunda twiyemeje kuzaya tubigisha uburyo wacuranga igisirimba. Nkuko bisanzwe rero ntacyahindutse, ni mwarimu mbangutse ugarutse kubigisha igisirimba. Ni gute umuntu yacuranga igisirimba? So ubusize twari twize ndakeka ku bantu babikurikiranye, ubwo nizere ko byaciyemo neza. So kugira ngo ubashe gukurikirana amasomo yacu neza, kora subscribe, share, comment, like kugira ngo ubashe gukurikirana amasomo yacu neza. So Imana ibaheze umugisha. Kadutangire. Kansabe cameraman yegereze kuri piano noneho kugira ngo amajwi muzo yumve neza. Sawa. Igeza kuri piano. Tutaratangira tugiye kwiga gucuranga ira ndirimbo ya Israel Mbonye ivuga ngo mubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima, abafite imvune mubasindagize, mwungire kwibendera nibasha kuturengera. Okay, twagiye rero. Aya manota ubu iki gisirimba kirareba abantu basanzwe bazi piano, aya manota yose murayazi. Twagiye twatangiye. Egereza kuri piano hasi. Murabibonye rero byose ukuntu nagendaga, niri nota nafashe, niri ndakeka byose muyazi aya manota yose. Imana ibaheze umugisha rero, ubutaha tuzabazanira irindi tuzaba twahawe. Ciao ciao.